na papa pasteur turafite abantu badutegura indirimbo kandi nayo turaza kuyumva. Ufite ishimwe aritegure, turaza gutanga umwanya wo gushima Imana kandi turaza no kubona umwanya wo kuza gusengeranirana no gusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye n'ibindi Umwuka Wera agiye kubishurira. Amen. Turafite abakozi b'Imana, turafite abapasiteri, dufite n'Umwuka Wera ari kumwe natwe. Uko waje ntabwo ari kwihuta. Bibiliya iravuga ngo umukobwa utewe na dayimoni akizwa. Niko namwe 16:16 byakozwe n'intumwa 16:16 hari ijambo rivuze ngo bukeye tujya aho basengera. Niko namwe musomye 16. Aravuze ngo bukeye tujya aho basengera duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni yungukiraga abashebuje cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo natwe arasakuza ati aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba bingahe byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo umuvemo. Amuvamo muri ako kanya. Bashebuja babonye yuko nta kintu bakimutezemo, bafata Pawulo na Sila barabakurubana babajyana no mu iguriro ku batware, babashyira abacamanza bati aba Bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi Abaroma. Abari bateraniye bahagurukira icyarimwe, abacamanza batanyagurizaho imyenda bategeka ko bakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. 25 nashakaga cyane haravuze ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila bajya gute? Usikomeye mutari gusoma 25. Haravuze ngo ariko Pawulo na Sila, ariko mu gicuku Pawulo na Sila bagira gute? barasenga. Bagira gute nanone? Barasenga Imana. Izindi mbohe zirabumva. Yego. Barasenga baririmba Imana. Izindi mbohe zigira gute? Zirabumva. 26. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Abyumvisha 26. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi cyane, habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zirakinguka. Uvuge ngo inzugi zirakinguka. Inzugi zigira gute yemwe? Zirakinguka. Iminyururu igira ite nayo? Iradohoka. 27 baravuze ngo uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse. Akora inkota ye nuko agiye kwiyahura. Pawulo avuga n'ijwi rirenga ati wikigira nabi twese turi hano. Nacyo ni ijambo ry'Imana. Amen. Imana umugisha. Ajya mvuge gato kuri aya magambo, mvuga imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'ikihemwe z'amasengesho. Tuvuge ku mbaraga z'amasengesho kuko n'ubundi twaje gusenga, kandi usenga niyo ntwaro abera cyangwa se abakozi b'Imana turwanisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Bibiliya iratubwiye ngo Pawulo na Sila bageze aho bari kuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma baza guhura n'ikibazo n'ahantu hitwa i Makedoniya. Bari bageze bari kuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma babwiriza ubutumwa bwiza igihe kinini cyangwa iminsi myinshi. Ngo bagendaga babwiriza mu nzira, abantu benshi bakaza aho bari, ngo kuko bakoraga Imana mu buryo butatu. Ngo bavugaga ijambo ry'inzira y'agakiza. Amen. Dore ubutumwa bwiza bushingiye ku nzira y'agakiza. Icyo twicaye aha nuko dusangiye inzira y'agakiza kandi tukaba tujya mu ijuru. Amen. Haleluya. Ntabwo ko n'icyakuza gitaje kureba umuntu, ahubwo waje kureba amaso y'Imana.
kugira ngo Imana ikomeze kumurikire muri inzira y'agakiza. Icyatumye uza hano ni uko Imana ikongera imbaraga mu rugendo urimo, warubaye nk'ucitse intege, Imana ishobora kukwegeza imbere. Amen. Bigishaga inzira y'agakiza. Icya kabiri ngo bigishaga ibyo mu mategeko ya Mose ndetse n'ibyo mu bitabo by'abahanuzi ngo bakabisobanura, ariko bakahita babihuza no kuza kwa Kristo Yesu. Kavuga ngo mwumvishe uwaje ari we mwana w'Imana, ari we Mesiya. Byari byarahanuwe kera, none yaraje, arapfa, arahambwa, arazuka, none ari iburyo bw'Imana. Uwo tubabwira niwe duhaye agakiza, uwo tubabwira niwe watubohoye, uwo tubabwira niwe utujyana, uwo tubabwira. Ngo amen. Haleluya. Icya gatatu bakoraga ngo kubera ko bavugaga ijambo ry'ubuzima, bavugaga ijambo ry'umusaraba, ngo ibimenyetso n'ibitangaza byakorekaga hagati muri bo. Ubutumwa bwiza bw'amagambo tubumvisha igihe kinini, dukeneye ubutumwa bwiza bujyana n'ibikorwa. Ngo amen. Niyo dusoma ahangaha barabwirizaga ubutumwa bwiza, bakirukana dayimoni, bagakiza indwara. Birakwiriye ko natwe abasenga mu gihe nk'iki, izi mbaraga Imana atanga natwe tuzidusukira mu izina rya Yesu. Ntituvuge ijambo ry'amagambo gusa, tuvuge n'ijambo ry'ibikorwa. Abisi amateori barayaturusha, abisi bize amateolojiya, ariko icyo teoloji idatanga, icyo isi idatanga, icyo amafaranga adatanga, icyo nicyo Imana yiteguye guha abari imbere yawe tukama basenga. Arizo mbaraga z'Imana. Muri iteraniro uzakire mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ariko sinzi impamvu mbona mutari kwikiriza. Uvuge amen. Amen. Menya uko mvuye ku cyaro ruguru, mwabonye ko tugenda n'amapenda yacu, ingoma yacu turayigendanira. Mbese niyo mutanafashwa mu mbyino turabyina, mwebwe muduha amashyi, twebwe niko tubaye tuyikiriza. Nuko mubasi mwikiriza. Niba atari byo rero munyikiriza ngo amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Mujye menya ko muze muba muri kwanariza muri abantu tuvuye ruguru, mutubabarire rwose niba. Haleluya. Amen. Rero niba ari wakoze ikosa kama buri mwanya ndumuje ubona birukanze akundi ubwo butanzicara nani, ariko tugendane muvuge ngo amen. Amen. Ngo amen. Amen. Ngo amen. Amen. Aho bavuga ubutumwa bwiza, aho bavuga ijambo ry'Imana, ngo abantu benshi bizera umwami Yesu. Amen. Abantu benshi barakizwa, abantu benshi ari Makedoniya havuka itorero. Ngo Pawulo na Sila uko bagenda bavuga ubutumwa bwiza, ngo hagati muri icyo giterane cy'abantu benshi bari babakurikiye, ngo hari umukobwa watewe na dayimoni. Ngo iyi dayimoni yari iteye umukobwa, yamuteraga kumeramo guhanura, ariko ngo yarapfumuraga. Ngo yarebaga umuntu akamubwira ngo ni ibi ngibi byawe, ni ibi byakubayeho, ni ibi bizakubaho. Ngo ariko atabibwiwe n'umwuka w'Imana, yari imbaraga z'abadayimoni zimurimo. Ikindi ntabwo yari afite conscience, ntabwo yari afite controle mu byamuvugiragamo, kubera ko yari ameze nka wa musazi usara akava ku ijambo. Ntabwo yitagaho, ntabwo yamenyaga uko bigenda, yakoreshwaga n'imbaraga mbi zimwicaye. Aho imbaraga z'umwuka wari zitandukanye, nuko zirimo zimuha kwifata ubuzima. Ngo amen. Sinjya nemera wa mwuka wera umuntu yuzura agati igitenge ari umubyeyi, cyangwa se akikubita hasi urufuzi rukaza ngo ni umwuka wera. Ntabwo uri ari umwuka wera. Umwuka wera turawuzura tugafunga karuvati, umwuka wera turawuzura tukaba dufite control, umwuka wera turawuzura ntitumenye ngo dukubita hasi ibintu. Umwuka wera agira gahunda. Amen. Ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bibiliya iravuga ngo uyu muntu watewe na dayimoni abagendamo igihe kinini, iminsi myinshi, ngo baba bicaye bari kumva ijambo ry'Imana. Agahaguruka n'amuhaye ijambo akavuga ngo yemwe murabizi yuko aba bantu bababwira ibintu by'ukuri. Nabibonye twasomye ku murongo wa 17 ngo barababwira inzira y'agakiza, na dayimoni zizi yuko Kristo dufite, Kristo twakurikiye ari we nzira y'agakiza. Ngo amen. Nawe ufite imbaraga zimukoreramo, nawe ufite ibyo yabwiraga abantu, nawe ufite ukuntu yakoreshwaga n'izindi mbaraga, ariko izimurimo ziravuze ngo abo bantu ibyo bababwira ngo byumve. Haleluya. Imbaraga z'Imana yacu n'ikuzimu barazizi, icyubahiro cy'Imana yacu n'ikuzimu kigerayo. Baravuga ngo mukurikire mubyumve bizabagirira iki yemwe umumaro. Mukurikirane mwumve kandi neza Uwiteka Imana
Uwiteka Imana ari kumwe nabo babikora igihe kinini, nubwo ibyo yavugaga ari iby'ukuri, ariko ni dayimoni yabaga yihaye ijambo mu iteraniro ry'abera. Uri kunyumva? Ni umukobwa utewe na dayimoni waraguraga akavuga mu iteraniro rya Pawulo na Sila. Utekereze yinjira n'umuntu w'umusazi agaragara hariya agatangira kuvuga, kandi tukamutega amatwi ngo nuko twumva ibyo avuga ari iby'ukuri. Pawulo na Sila babona ko bidakwiriye. Bibiliya itubwiye gute? Yavuga ngo ikintu cya mbere bakoze, baravuze ngo uyu mukobwa, iyi dayimoni murimo, nubwo ibyo ivuga muri hagati muri twebwe bisa naho ari ukuri, ntabwo akwiriye kugira ijambo mu iteraniro ryacu. Mukunda ijambo ry'Imana cyangwa turi kumwe? Turi kumwe? Ngo baramureba baravuga ngo ntabwo bikwiye ko dayimoni yafata ijambo mu iteraniro ry'abera, ngo bahita bacecekesha ikimuvugiramo. Baravuga ngo dayimoni turagutegetse. Ntabwo bavuganye n'uyu mukobwa, bavuganye n'ikimwicayemo. Baravuga ngo turagutegetse, ceceka, ntabwo twirukanye hagati muri twebwe, ariko kimya, ceceka, tukwambaye ijambo. Reka nkubwire, uyu munsi uravugana n'imbaraga zigenza ubuzima bwawe. Amen. Haleluya. Ntabwo turivugana no kubura ibitotsi kwawe, turavugana n'ikikubuza ibitotsi. Ntabwo turivugane n'igituma wibona ahantu hamwe utegera imbere, turavugana n'ikikubohera aho hantu yaboneke progress ku buzima bwawe. Uyu munsi ntabwo tuvugana n'umusonga wumva, turavugana n'icyo gutera. Ntabwo bavuganye n'uyu mukobwa, baravuze ngo wowe umuvugiramo, ceceka mu iteraniro ryacu. Ngo kandi kuva ako kanya ahita aceceka. Se wacecetse ni icyambo arimo cyambuye ijambo. Uvuga ngo amen. Uvuga ngo amen. Babwire dayimoni ntafate ijambo mu iteraniro ryacu. Icya kabiri bakavuze ngo mu izina rya Yesu. Ijambo rya kabiri, dayimoni afashe ijambo ku buzima bwawe, uyu munsi araryamburwa mu izina rya Yesu. Dayimoni afashe ijambo mu rugo rwawe, uyu munsi araryamburwa mu izina rya Yesu. Dayimoni afashe ijambo ku mubiri wawe, uyu munsi araryamburwa mu izina rya Yesu. Dayimoni afashe ijambo mu bana bawe, uyu munsi araryamburwa mu izina rya Yesu. Dayimoni afashe ijambo muri destiny yawe, uyu munsi araryamburwa mu izina rya Yesu. Ariko hari abantu ndi kuvugana nabo bari kumva, bakavuze ngo amen. Ngo amen. Tena haleluya. Baravuga ngo dayimoni turagucecekesha. Ngo dayimoni yaceceka. Bakomeza ubutumwa bwiza ariko bacecetse. Reka mbabwire ikintu gikomeye Imana igikora. Imana yambura ijambo, Imana yambura ijambo, ibiturwa bikahaguma ariko bidafite imbaraga. Mbabwire ugaturana n'umurozi abo ufite bwica, ariko kuri wowe ukakubyibushya. Akaba ufite abasha gutega waburenga n'ubasha gutera intambwe, ariko kuko yabwambuye ijambo wowe ugatambuka ukagenda ukanagaruka ntugire icyo wumva. Icyo yakoze ni iki? Ntabwo imwimuye, ntabwo imwishe, ahubwo imbaraga ze izishyize munsi y'ibirenge byawe. Icyo yakoze yazicecekesheje. Ikibazo kiri ku buzima bwawe Imana itaragikemura ibanza icyambura ijambo. Uvuge ngo amen. Ako haleluya. Haleluya. Iwawe hataraboneka agakiza kuzuye, ariko itanze amahoro. Navuze ngo amen. Haleluya. Icyo Pawulo yavuze aravuga ngo hamwe n'itugerageza Imana yacu, uvuge ngo Imana yacu. Ariko ndashaka kubona mundeba, nta soni mfite kandi tugendane. Ndashaka kuvuga ngo Imana yacu. Pawulo yavuze ngo hamwe n'itugerageza Imana yacu ibasha kuducira kanzu ngo tubone uko tubisohokemo. Ibitugerageza biracyahari, ariko Imana icira kanzu. Akanzu murakumva? Ni akayira Imana iciye kugira ngo ikweranje. Ni akayira Imana iciye kugira ngo ubone uko usohoka. Uvuga ngo amen. Ibikugerageza biracyahari, ariko Imana ikoze iki yemwe? Iciye akanzu ngo tubone uko tubisohokamo, kugira ngo tubone uko dutabara. Nurabona akazi, ariko Imana yagukubita uko numvikariya iminsi ikisunika. Ni akanzu Imana iciye. Nuragura iyawe ngo uyituremo, ariko ntabwo bagusora kuko wabuze ubwisho. Imana irakweranja. Ni akanzu Imana iciye. Navuze ngo amen. Haleluya. Hamwe n'ibitugerageza. Iyo Imana urwaye yica abandi, ariko Imana ikoze iki? Wowe Imana irakurinda, wowe Imana igwa kubana nayo, nibe grave, nigukubita hasi, nikujyana mu bitaro, nubwo utayisukira, ariko banyereyo kandi ufite amahoro. Ni ikimenyetso cy'uko Imana
izana yigukiza mu izina rya Yesu, kuko Imana iciye akanzu muri iteraniro, Imana igucira akanzu. Niba abantu babiri ngo turi muri iteraniro, Imana igucira akanzu. Hanura mugenzi wawe, Imana igucira akanzu. Haleluya, haleluya. Dayimoni bayamura ijambo baracecekesha, uyu mukobwa araceceka, bavuga ubutumwa bwiza. Ariko uyu mukobwa watewe na dayimoni yari business y'abantu. Sinzi niba munyumvishe, hari abafataga ingemu muzumva cyangwa se ibihembo byabo yapfumuriye cyangwa se yaraguriye, ngo babonye dayimoni ayicecekesheje kandi bakamwirukanamo, uyu mukobwa akaba abohotse. Baravuga ngo turahombye, business yacu irahombye. Reka mbabwire, uyu munsi turi imbere y'Imana, hari abantu Imana imuhombye ku bwawe. Navuze amen. Hari ibintu biri buze guhomba ku bwawe. Aho ujyaga gutanga amafaranga yo kugura imiti n'ibinini by'amakaruma n'ibigabanya ububabare, n'utazasubirayo ayawe ntabwo azongera kuyarya. Ngo amen, ngo amen. Afata amatelefoni bakamara amasaha 2-3 bavuga bati uzi ko byagenze, Imana nigutabara. Ngo amen. Abo y'amagambo irarangira mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana iza guhomba, hari ibintu Imana iza guhomba kuko Imana iguhomba. Hari abantu baza guhomba kubwo muri Imana ikoze. Ngo amen. Kubwo igisuzuguro Imana igukoyeho, hari icyo Imana iza gukora. Ndumva imbaraga zikomeza Imana zimanutse. Ndumva hari icyo Imana iteguye gukora. Kubwo amateka Imana igiye guhindura, kubwo izina Imana igiye guca, kubwo akazi Imana igiye gushyiraho, kubwo umuryango Imana igiye gukingura, kubwo imbaraga Imana igiye gukora. Ngo amen. Amateka yawe arahinduka. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma ngo bajya kurega Paulo na Sila, bababirega ibintu. Baravuga ati abagabo, ibintu bavuga ni Abayuda kandi twebwe turi Abaroma. Ibyo bigisha ntabwo tubyemera. Icya kabiri, bari kutubuza gukora imigenzo y'Abaroma ngo dukore iy'Abayuda. Icya gatatu, bari kuyobya rubanda. Abategetsi babyumvishe barabafata, babajyana mu nzu y'imbohe, barabafunga. Ngo bamaze kubafunga, biravuga ngo babakubita inkoni nyinshi, bari babaciriyeho imyenda, ngo kandi ikindi bari baviriranye, babashyira mu nzu hagati, ngo babwira umurinzi wa gereza ngo abafunge cyane. Agira ate? Ngo abafungira muri gereza yo muri gereza, abashyira muri gereza yo hagati, ngo ikindi ababohesha iminyururu amaguru n'amaboko. Agira ate? Arababoha, ababohesha iminyururu amaguru n'amaboko. Bagize ko birirwa bavuga ubutumwa bwiza, barananiwe, bakubiswe, bakomeretse, baciwe n'imyenda, bashyizwe muri gereza bazira ubusa. Ariko ngo bagezeyo ntabwo bavuze ngo reka dusinzire cyangwa dutangire tuvuge ngo Mana kuko tumwe bitubaho turi abakozi bawe, ahubwo bagezeyo batangira gusenga. Navuze ngo amen. Amasengesho yawe arenga ibibazo ufite. Hari umuntu uvuganye nawe avuga ngo amen. Nibwo koko ibibazo birahari, ariko amasengesho yawe arenga ikibazo cyawe. Nibyo koko ntabwo Imana yagutabara, ariko amasengesho yawe arenga iki kibazo cyawe. Nibyo koko hari amagambo abantu bakuvuga, ariko amasengesho yawe arenga amagambo abantu bakuvuga. Nibyo koko hari izina ufite, ariko amasengesho yawe arenga izina abantu baguha. Hari umuntu uvuganye nawe uvuga ngo amen. Numva ndi guhanura kandi muvuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Barenga imibabaro bafite, barenga kuba bakomeretse, barenga kuba baciriweho imyenda, barenga kuba bananiwe, barenga kuba bashonje, barenga kuba bazize ubusa, ngo batangira gusenga nijoro. Kandi ikindi barasenga, baranaririmba, ngo n'izindi mbohe zirabona. Amasengesho yawe uvuge ngo amen. Nabo bari imbohe, ariko barasenga izindi mbohe zirabona. Bo bari baboshe kubw'umubiri, ariko desha bari bamaze kubohoka amarangamutima. Amarira bari bayarenze, agahinda bakarenze, umubabaro bawurenze. Hanyuma amasengesho yabo agera no ku zindi mbohe. Amasengesho yabo akuvugire, n'abandi bavuga ngo Imana usenge niyo tugiye gukurikira. Nta muntu byumvishe bavuga ngo amen. Avuga ngo amen. Azakubaza bati niko senyabo, kubundi ntabwo wagakwiriye guseka, ntabwo wagakwiriye kugira ijambo mu bantu, ariko si imbaraga zo gukora gutya ibibazo ufite uzikura he?
urumva ko izindi ngoyi zije kukubaza impamvu uri kuririmba kandi mwese muboshye. Ngo amen. Ngo amen. Ngo amen. Impamvu ni iki? Wowe ikirere cyawe kirafungutse. Imana kukubohora ibanza kukubohora mu buryo bw'umwuka. Ibanza kukubohora mu buryo bw'umwuka kuko icyakuboshye cyabanje kikuboha mu buryo bw'umwuka. Amasengesho yawe kirayazimya, gusoma ijambo kirabikwambura, kirabanza kirakuzimya mu buryo bw'umwuka, hanyuma mu buryo bw'umubiri usanga nawe uri muri gereza. Ariko ndahanura ubuzima bwawe nonaha, ndavugana n'imbaraga zigufasha uyu munsi zirakurekura mu izina rya Yesu. Ndavugana n'imbaraga zikurwanya, iyi ni isaha yawe yo kubohoka mu izina rya Yesu. Ndavugana n'imbaraga zikuboshe, ziboshe umuryango wawe, ziboshe abana bawe, ziboshe inda yawe, ziboshe urubyaro rwawe, ziboshe umubiri wawe. Iyi ni isaha yo kubohoka. Vuga iyi ni isaha yanjye kubohoka. Sema iyi ni isaha yanjye kubohoka. Iyi ni isaha yanjye kubohoka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngo bararirimba izindi ngo zirabumva. Ngo ni iki cyabaye basenze. Ngo ni iki cyabaye basenze. Ngo amen. Amen. Icyambere ngo habaye umushyitsi. Iki umushyitsi uraza unyeganyeza buri kintu cyose. Amasengesho n'imbaraga. Amasengesho ni iki? Systeme irwanira abera cyangwa se uburyo abera turwana, ntabwo turwana nk'abantu. Baravuga ngo intwaro zacu si iz'abantu, ahubwo intwaro zacu ni iz'Umwuka Wera. Ngo zigira imbaraga, mvuga imbaraga. Zigira imbaraga zo gufatana ibitekerezo mu mitima, ngo twarangiza tukabigomera Mwuka Wera. Yego, ngo kandi imbaraga turwanisha ngo zigira ubushobozi, haleluya, ngo zo gukubita hasi ibyishira hejuru, kurwanya Imana no gushyira hejuru icyubahiro cy'Imana. Nakavuze ngo amen. Amen. Ngo amen. Ikintu cyose cyakubuza ishimwe gikubitwa hasi mu izina rya Yesu. Ikintu cyose cyakubuza kuririmba gikubitwa hasi mu izina rya Yesu. Ikintu cyose cyakubuza kuvuga Imana gikubitwa hasi mu izina rya Yesu. Ikintu cyose cyakubuza gukorera Imana gikubitwa hasi mu izina rya Yesu. Ngo amen. Systeme irwanira abera turwanisha yitwa maviroje. Uvuga ngo amen. Urabizi ko umuzigo uremereye kugira ngo ukure hasi wikorere biragoye, ariko iyo ukuye hasi ukashyira ku ivi, uvuga ngo amen, ubasha no gushyira ku mutwe. Ariko utabasha kuwukura hasi ngo ushyire ku ivi, ntabwo wageza ku mutwe. Ariko icyageze ku ivi kibasha no kugera ku mutwe. Uvuga ngo amen. Urabizi ngo ikikuremereye, uvuga ngo amen, icyananira, icyo umuganga yavuze ko bitakunda, icyananiye imiti y'abagakondo n'abazungu, gishire ku ivi kizakunda mu izina rya Yesu. Gishire ku ivi kizakunda mu izina rya Yesu. Umenye uko mugomba kurwana, mumenye naho mugomba kurwanira. Bwira mugenzi ngo rwanisha amavi bizakunda. Rwanisha amavi bizakunda. Abantu bawe mwambara batari gusinzira, mutwihangane twaje kare, ariko mukanguke yewe wowe maso. Haleluya. Nari kuvuga ngo mugenzi ngo rwanisha amavi bizakunda. Rwanisha amasengesho bizakunda, rwanisha guceceka bizakunda, rwanisha kuzenguruka bucece bizakunda, rwanisha zaburi n'ibimbano by'umwuka bizakunda, rwanisha amavi bizakunda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Urukwi rwumye ubasha gukubita umupanga cyangwa umuhoro, ntubashe no kurutema kuko rwumye. Iyo urushize ku ivi ego, kuko umupanga rurumye ntabwo ukubita ngo winjire, urasimbuka. Yego, ariko kuko ushize ku ivi uraruvuna. Biravuze ngo icyananiranye mu buryo bwose wagerageje ntabwo cyananiye amavi. Ngo amen. Ntabwo cyananiye amavi, ntabwo cyananiye amavi. Biramugeza ngo warwanishije systeme zose biranga, ariko rwanisha amavi bizemera. Warwanishije uburyo bwose, wabwiye abantu witabasha bo muziranye, wabwiye abantu bamundangira akazi mu iwanyu, munshakire n'akasaba, sabe ebyiri zirarenze, ariko rwanisha amavi. Imana yakuvugana. Amen. Muvuga ngo amen. Amen. Muvuga ngo amen. Amen.
hanyuma Bibiliya ivuga ngo habaho umushyitsi unyeganyeza. Iyo dusenze hari ibintu binyeganyezwa. Iyo dusenze ibyatwicaye imyaka myinshi kuva turi batoya biranyeganyega. Iyo dusenze ibya karande naho tuvuka biranyeganyezwa. Iyo dusenze mvuga ngo amen. Amen. Kandi reka mbabwire, ndumva mu isi y'umwuka hari ibintu byatangiye kunyeganyega. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Nyuma y'ijambo ry'Imana turasenga imbaraga z'Imana ziri hano zirakora ibintu bidasanzwe. Ngo aho bari gusenga ngo ni iki cyabaye? Ikintu cyose cyari cyaranyeganyeze. Mvuga ngo amen. Cyagize gute yewe? Cyaranyeganyeze. Ikintu cyose cyaranyeganyeze. Mu mbaraga z'amasengesho hamanukamo imbaraga zinyeganyeza ibyavuze ngo ntuzabyara zikaguha kubyara. Iyo twasenze hamanuka imbaraga zivuga ngo abana banyu baziga nubwo ntacyo usabwa, ariko kandi zikanyeganyeza zigakurwaho hanyuma bakiga. Imbaraga zavuze ngo warageze mu buraya ariko ntacyo uzimarira ziranyeganyezwa zigasenyuka ukagira icyo wimarira. Ngo amen. Imbaraga zavuze ngo mu nzu iwawe ntaho umumaro uzahigeza, ntaho umumaro uzabamo, ziranyeganyezwa zigakurwamo, umuryango wawe ukabohoka kuko twasenze. Amen. Ngo amen. Kuko twasenze. Ngo amen. Ako hari umuntu ubyumva? Hari umuntu ubyumva? Hari umuntu ubyumva? Yesu ashimwe. Hari umuntu ugeze kuzana umwana w'imyaka 14, ariko umwana yari yanahagaritse gukura agejeje imyaka 8 mu bitekerezo no mu mubiri. Bakakubwira imyaka afite, ariko wareba uko angana ukabona ni ibintu bitandukanye. Kumbe bari barayewe ikibazo bagize kugeza ubwo yari yaravuje ahantu hose byarananiranye. Kurangara azanira uyu mwana afite iki kibazo cy'uko ageze ku myaka 8 ahagarika gukura. N'iki cyari cyarabaye? Sekuru yari yaramutanze n'igitabo, kuko sekuru afite ibigirwamana kandi amenya yuko igihe cyo gupfa kigeze, atarabona umuntu ashira izi mbaraga. Aravuga ngo abo nagerageje bose barakijijwe, hanyuma agiye gusura umuryango aravuga ngo reka zisige muri uyu byibuze, kubera ko ninzireka zizabamara cyangwa se ndaba mbese hari ikintu dutakaje. Amutanga n'igitambo. Kuva ku myaka 8 umwana ahagarika gukura. Bamuzanye afite imyaka 14-15, ariko mu bitekerezo mu mubiri ubona akiri akana gatoya. No kwiga byaranze, yarananiwe kuri mu mwaka wa 2 wa primaire. Yari ibintu bikomeye. Baravuje byarananiranye, barasenze byarananiranye. Bamuzana turi masengesho nk'ayangana. Ngo amen. Ngo amen. Haleluya. Yicarana nyina hariya akazajya ajya gukina n'abandi, utamenya ko ari umwana w'imyaka 14-15. Mwuka w'Imana anyereka uwo mwana, baracukuye baramutaba barashyingura. Gukura kwe, ubwenge bwe, progress ye yararangiriye aho ngaho kuko yarashyinguwe. Ngo amen. Ijwi ry'Imana bwa ngo uramwana uri inyuma muza musengera hano imbere, hanyuma umuzure musubize ubuzima bwe. Iyo dusenze Imana irakora. Ngo amen. Iyo dusenze Imana irakora. Baramuzana aha ngaha turasenga hanyuma muvuge ngo amen. Ngo amen. Imirimo y'Imana n'imbaraga z'Imana ziramanuka, ariko imbaraga zimufashe zibanza kwanga kumurekura, zivuga ibintu byinshi cyane, ariko nyuma turasenga arabohoka. Uyu mwana ndabaza ngo wibonaga he? Ariko munabonaga ko mu cyobo kinini cyane. Hanyuma nkabona nabuze amaboko nkurayo, narananiwe kuhava, ariko mbonye ibiganza ntazi bimpumuyeyo, ndabona mpagaranye nawe. Ngo amen. Ndabona mpagaranye nawe. Iyo twasenze ibyaho byapfiriye utazi ko byagenze, ngo amen. Haleluya. Birarekurwa, birasobanuka uko twasenze. Wagize neza kuza gusenga. Wagize neza kuza gusenga. Wagize neza kuza gusenga. Uri iki cyabaye rero? Barasenga ngo ibintu byose biranyeganyega, imiryango milango irakinguka. Igira gute? Irakinguka. Iyo twasenze imiryango irakinguka.
hari imiryango ikiza ku buzima bwawe, hari aho ukomaze igihe kinini bikanga, hari aho ushaka kugera ukabona biranze. Twaje gusenga aho Imana yo mu ijuru ifite master key. Amasengesho ni master key. Master key ni iki? Ni urufunguzo rukingura imiryango yose. Haleluya. Cyane cyane bafite abashinzwe umutekano n'abapolisi nibo bafite izi funguzo. Ukabona bije mu nzu yawe cyangwa se utanahari cyangwa se ukabona bakuguyeho, ni iki bakoze ko batisha umuryango? Bafite master key. Ni urufunguzo bashyiramo hanyuma akadekoda bagafungura imiryango yose. Urufunguzo ni master key. Amen. Imiryango wakomanzeho bikanga, imiryango wahamagayemo abarimo indani bakingure bati byanze, nidusenga imiryango irakinguka. Aho bari barasenga imiryango yagereza igihe itayemwe irakinguka. Ni iki cyabaye kindi? Imiryango imaze gukinguka ngo n'imigozi iminyururu yari iboshe amaguru n'amaboko irabarekura. Wabyumvise ko bari baboshe amaguru n'amaboko? Ndakwibutsa ko amaboko niyo yakira, niyo agira ati yewe amaboko niyo yakira, yari afunze. Iki amaboko niyo atanga, kandi umuntu atanga icyo afite, utakiriye ntacyo utanga. Yego bari baboshe muri ubwo buryo rero. Mu yandi magambo, inzira zari buriya niyo wakira gusa udatanga ufite ikibazo, niyo utanga gusa utakira ufite ikibazo. Abari inzira y'abandi we, ariko ukuntu umuntu akwiriye kubaho abagomba kugira icyo yakira akagira n'icyo atanga. Ngo amen. Ngo amen. Haleluya. Ntabwo ukwiriye kuba umuntu uhabwa gusa, ukwiriye no kuba umuntu utanga. Ntabwo ukwiriye kuba umuntu utanga gusa utagira icyo wakira. Uyu munsi inzira zawe go and back ikinguke mu izina rya Yesu. Inzira yo kugenda no kugaruka zawe zo kwakira no gutanga zifunguke mu izina rya Yesu. Kuko amaboko yawe yafungutse mu izina rya Yesu. Akavuze ngo amen. Ngo amen. Ngo amen. Inzira ya mbere ifungura uburyo bwo kwakira gutanga no kwakira, inzira ya mbere nta yindi no gusenga umuntu akabona. Ariko ikindi gikomeye abaho kubiba. Abantu bashaka kwakira ariko badatanga, badashyigikira umurimo w'Imana, barya bonyine batibuka abandi. Iyo utanga nawe urahawe. Ndumva mbega ngiye ngeze aha, ariko iyo ni principe mu buryo bw'ubwami bw'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Mubibe ubutunzi bwanyu mu bashumba, mubibe ubutunzi bwanyu mu murimo w'Imana, mushyigikire umurimo w'Imana kugira ngo ugire icyo wibutsa Imana. Ntabwo usenga gusa ngo Mana wavuze muri Zaburi n'ahangaha, ahubwo ujya wibutsa Imana n'imirimo. Kora ikintu gikore ku mutima w'Imana. Kora ikintu gikore ku mutima w'Imana. Reka babwire abantu basobanukira principe yo gutanga, principe yo gutanga, iki kintu Imana ikibibukiraho kandi ikabatabara mu izina rya Yesu. Mbabwire njye mfite umubyeyi iki kintu gikora cyane, nakuze numva ashwana na papa mu gihe Mwuka w'Imana abwiye ngo amafaranga ufite kuri konti genda ugire gutya, yaba ari mu gisete akayatanga, yaba ari mu rusengero cyangwa uwafasha akabitanga. Numva ari gushwana no na papa ati ibi bintu bimeze bite, Mwuka wera yabimbwiye. Ariko Imana yimukiza kenshi kubw'icyo kintu. Ndabyibuka kuri Noheli ya 2007 nari mutoya, yari yaradodesheje kwa mama wadodesha umwenda w'umunsi mukuru, hanyuma yawudodesheje yawafashe kuri 24 utaha. Mwuka w'Imana amwereka umubyeyi w'umukene wari utuye muri karitsiye, aravuga ngo uwo mwenda dore murangana size n'uburebure, utarabamba nubwo ejo ari Noheli ufite byinshi uzambara muri garderobe, terura ujyane umuhereze kuko nabonye ukeneye Noheli. Amen. Yaragiye abikora. Nyuma 2011 ararwara, yamaze amezi 7 kwa muganga arwaye indwara ikomeye ku buryo hanjye nari mu bana bakurikiranye barafite ubwenge, baradutangariza batabihirwe gukira ni makeya. Haza umuhanuzi kazi uturutse kure araza aravuga ngo kuko ndi Imana yibutse imirimo yawe yo gutanga. Amen. Haleluya. Simamya ko icyo gitenge gusa mwibukiriyeho, ariko Imana avuga ngo kuko ni mwibukire ku mirimo yawe gutanga. Iminsi yawe kuba yari yarangiye ariko ngo usubije ubuzima akirabaho. Abyuka ku gisasiro cy'uburwayi, arabyuka arataha. Uyu munsi yarakize, n'uyu munsi arakomeye. Mumenye kubiba, menye gutanga mu rusengero, menye gukorera Imana, namwe Imana izakora ibyanyu.
dukeya ngo two muri sociale ngo ni dukeya waranye tumagije izenye iyo mibare nta kintu kiramo irengagiza ibyo uravuga ngo kubwo umurimo w'Imana nanjye ngozi iki ngiki Imana ikora icyayi ku bwanjye. Tugira ikibazo aho kuri iki gihe yuko dusengera icyo twaherewe ubuntu hanyuma icyo gukora tukaba icyo dusengera. Umugisha nta gusengerwa urakorera. Sinzi niba mubyumvisha. Umugisha nta gusengerwa urakorera. Ntabwo umugisha utingira ngo Imana iguhe mbere umugisha nanjye mpamvu yatuyeho umugisha nuko nawukubereye. Yego aho kunye turaho mbere umugisha nanjye mubere umugisha. Umugisha ntabwo usengerwa urakorera. Amen. Hanyuma tugakorera ibisengero. Yesu ashimwe. Kigali inyuma yacu ntabwo yari tubeshejeho, ariko iyi ni principe bw'Imana ngo aba bantu barabohoka. Kubohoka kwawe ngo wakire ibyawe kugira amasezerano yawe ni ibintu bibiri: no gusenga Imana igakora imbaraga zibifashe, kabiri kumenya kubiba amavuta y'abakozi b'Imana. Ntabwo uhaye pasiteri, ntabwo utaze mu rusengero, ahubwo ushyigikira umurimo w'Imana. Amen. Haleluya. Umuntu yigeze kumvikana ideni mu ivugabutumwa mperuka mu Bubiligi mu kwezi kwa 10. Ngiye guhaguruka, cyari igiterane cyo kuva kwa gatanu kugera ku cyumweru, yari afite indege kwa gatandatu. Avuga ati umukozi w'Imana nakumvishe mfite urugendo kwa gatanu bwo nyine nigishije nasengeye abantu nta namusengeye. Aravuga ati ariko nakumvishe numva nuko Imana gukoresheje kandi gukoresha nifuje kubiba. Ngo amen. Amavuta yawe afata mirobe ashyiramo amafaranga nakubwiye umubare, araza arambwira ati ufungura ugeze muri fatiye, ariko iki kintu mu gihe usenga izina ryanjye niringiye usengera ikintu kimwe amicyifuzo gikomeye. Arambwira ngo usengere umwana w'umuhungu. Ngize abakobwa 4 ndabibye ntabwo nguze umwana, ariko Imana yawe ngo amen. Imana yawe nuzadusenga ujye ubwira ngo inyibuke mu mwana w'iki ngira ngo nisanzwe ishyira mu ikoti ndataha reka mbabwire. Murabizi ko duhamwe dukoresha amaseka amakoro ukabona menshi, ariko nabonye amayeri ubwoba burangiye. Numva nashaka uyu mubyeyi ukumenya abonye umubare wayo, nibuka n'ikintu kizo cy'umwana w'umuhungu n'amafaranga ninyarya uyu mwana w'umuhungu naboneka nzabonetse. Numva namushaka nsanga sinafashe nimero ze n'inzu ngeni ni menshi yabona wakabije nawe aya ni menshi. Ariko nyuma ndavuga nti sije utanga umwana, ariko igikorwa yakoze yizeye. Ngo amen. Haleluya. Igikorwa yakoze yizeye Imana ibasha kugira ikikora mu izina rya Yesu. Ngo amen. Arayirita icyo yarakoze yarabite kandi yizeye. Ariko inkuru nziza mfite nuko muri ku kwezi kwa 2 yarambwiye ngo ari kumva ibimenyetso by'ibyiza. Yaze kumbwira exact, ariko arambwira ati navuye kwa muganga. Umukozi w'Imana menya ko nasabye kandi menya ko ari inkuru nziza, ari inkuru nziza kandi tuzayiserebera. Ngo amen. Arambwira ati nanze kuyibwira abantu itarashi, ariko umunsi yashize nzashima nawe uhari. Ngo amen. Bivuze iki? Bivuze ngo mwige kubiba. Ntabwo ifaranga rero ryahesheje umwana uyu mubyeyi uyu mwana kwizera kwe no kubiba mu butaka bwiza. Ushobora kubika amafaranga igihe kinini hanyuma ugakubitwa n'ikibazo kimwe gusa akaba yagiye. Ushobora kuyabika akabomba mu kanya gato. Ndabazi henshi ukayabika igihe kinini utayabiba ubutunzi bwawe utabiba akwiriye, ejo ukarwara ukayakoresha wivuza. Mumenye aho mubasha kubiba. Amen. Amen. Haleluya. Agufashe pastor. Pastor wabisubira ngo baracane. Ariko ububibye twibuse cyane ijambo rya kabiri ngo iminyururu irekura amaguru n'amaboko. Nakuye amaboko niyo yakira ikintu cyose gituma utakira kirekurwe mu izina rya Yesu tukuvemo. Igituma utakira kirekure mu izina rya Yesu. Ngo kandi ikindi amaguru yabo uvuge n'amaguru nayo yarabushe arabohoka. Amaguru niyo atera intambwe, amaguru yinjira mu mugisha wawe, amaguru
amaguru niyo kugeza aho Imana yavuze. Ikintu cyose gihambira iterambere ryawe, gihambire kwaguka kwawe, gihambire imbaraga z'Umwuka Wera, gihambire gukorera Imana ku buzima bwawe, shikure kure waguke mu izina rya Yesu. Babyumvishe muvuga ngo amen. Haleluya. Yarivuze ngo ikintu kiguhambiriye gituma utaguka, gituma utegezwa imbere, gituma udatera imbere mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, shikure kure wakire progress mu izina rya Yesu. Bakavuze ngo amen. Haleluya. Imbaraga z'Imana. Ndagira ngo dusenge, hanyuma hari abantu badategura indirimbo turayumva, nyuma y'isengesho tugiye gusenga twumve ijambo ry'Imana n'ubushumba mu kanya kaza. Haleluya. Hanyuma yaho turaza gusenga, urabona turaza kugira umwanya waje gusenga, kandi mufite ishimwe n'abaraza kuritambutsa. Vuga ngo amen. Reka dusabe abafite iyo ndirimbo bitegure, ariko tugira ngo tubaze dusenge kubwira ijambo ry'Imana. Ni iki cyabaye basenze, ni iki cyabaye baririmbye, ni iki cyabaye barasenze, iminyururu iradohoka, barasenze inzugi zigira gute zirakinguka, barasenze ikintu cyose cyari ku buzima bwabo, imigozi yose yari iboshe amaguru n'amaboko ikurwaho, kuko bagize gute basenze. Ndagira ngo uhaguruke ku birenge byawe uvuge ngo ikintu cyose mu buryo bw'umwuka izi cyangwa ntazi, bivuge muhaguruka kandi ikintu kimoshe mu buryo bw'umwuka gituma natera imbere mu buryo bw'agakiza, gituma ibihe byanjye byo gusenga bishaka nkabibura, gituma gukorera Imana kwanjye ndi umunyantege nkeya, gituma kwiriza ubusa nakibishobora, shinde kure mu izina rya Yesu. Amen. Hari umuntu ukeneye isengesho, ndagira ngo dusenge muri ubwo buryo bw'imbaraga z'Imana. Urazamura ikiganza cyawe, turasaba umukozi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Dusenge Imana yo mu ijuru igira imiryango ikinguka, kandi ubyumve mu buryo bw'umwuka, ubyumve no mu buryo bw'umubiri, ubyumve mu buryo bw'ifatika no mu buryo bw'ibitagaragarira amaso y'umubiri. Imana ikora mu izina rya Yesu. Ngo amen. Haleluya. Turasaba umukozi w'Imana mikoro atuyobore mu isengesho, ariko nibavuga gusenga ntukaceceke, ntukazajya wumviriza n'iryo mugenzi wasenga ngo wikiriza, ahubwo nawe usenga iryawe. Vuga ngo Mana ndi imbere yawe uyu munsi ubohore ikintu cyose gituma mba stuck cyangwa se nguma ahantu hamwe ntaguka, natera imbere mu buryo bwose, shire kure. Kandi ngo dusenge isengesho bivuga ngo